ninzajya nza rero mbabwira nti tugiye kwinjira mu nda y'ingoma turebe iri kuvugirwamo, mujye mwicara ikiganiro kiba ari kirekire, tugiye gukora analize murebe icyo FPR Inkotanyi cyangwa abambari bayo uburyo guteza abambari bayo nta n'ikibazo umuntu afitanye, nta n'ikibazo ikubonaho. Mugiye kureba ibyasohotse mu nda y'ingoma uyu munsi ni iki, ndabona ari ibintu birebire cyane tumaraho umwanya munini, tuze kubihuza n'ibyo Tito Rutarima aravuga, turebe neza uko bavuga uyu mugabo bita Twagiramungu iyo yakoze. Twagira ni bya bintu navuze nti Twagira turaza no gusoza turebe uko basoza bamuvuga. Jewe kuri Tito nayo turaza kumugarukaho neza uko abivuga, uko bayimakire bamuvugaga n'abangaba bose wumva ngo ni bande birwaga bamutuka, urumva bamwita ngo ikisabi, bamutuka bamugiza wifundigira ibivuzo, uburyo bagenda bagoragoza. Ariko uko bigaruka kose ikona riragaruka ryerekana ko Twagiramungu burya hari icyo ari uburyo bamubonaga ndetse banamubonaga neza, kuko nabo barabyivugira kurusha uko babona abandi bose. Bati nubwo yari muri karikire politiki cyangwa se yari maducenga cyangwa agira gute, n'uburyo Twagiramungu yavuze atakugira mufatanye nta byari Imana yemera kwifatikanyiriza n'Inkotanyi, kubera buryo bitewe nuko bigaragara, kandi uko Inkotanyi nazo zikamureba ziti ashobora kudutsinda kubera ko bamubonamo nk'umuntu wazanye modeli parime hutu n'iki, wasanga nabwo hari n'abo banayisheshe. Ati ariko reka natwe tumugira ikiraro, niba aje gufatanya natwe tuzakwereka. Twagiramungu ngo yaje kwibwira ko iby'amasezerano yarusha, kandi Inkotanyi zifatiye igihugu ku mbunda, iby'amasezerano akumva ko bikiriho. Hano rero tugiye kugaruka ku inyandiko, ndagira ngo mwicare mutuze kandi ibi bintu tubigendemo neza. Twagiramungu uburyo ngo yahesheje abatutsi akazi, uburyo yakirije abatutsi mu buryo bugize gute, ndetse n'uburyo ijambo rye rikomeye, cyangwa se uburyo uko yakoraga nuko byerekana uburyo ngo byarokoye n'abatutsi bamwe bakanahishwa. Ariko akiriho si byaravugwaga, byaravugwaga bivuzwe nyuma. Ni bimwe navuze nagati yariho yaba ariho akarwanya indi, ubu ngubu abari ikigarasho. Buriya na Kayumba uriya Nyamwasa yaza gupfa kiriya gihe kera, nabo ubu ngubu bari intwara, ariko kubera ko wenda batumvikanye uzumva uko bamuvuga. Ibintu rero bya politike n'izi karikire politike ni uko guhangana muri politike warangiza ukitwa umwanzi w'igihugu. Mujye musumenya urubyiruko n'abandi bese mu byuma, mugiye kumva mw'iyi nkuru icyo bita umwanzi w'igihugu ko FPR igihe bivugira n'igihe n'uburyo bivuga igihe mu gihe ishakiye. Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongeye kubasuhuza aho muri hose. Abari mu Rwanda twongere tubasuhuze mwese, mukomere cyane. Hirya no hino ku isi namwe turabashuhuje, kandi mukomeze mugire ibihe byiza byo kurangiza umwaka w'ibihumbi 2023. Uyu mwaka wabaye umwaka mubi cyane ku Banyarwanda, umwaka w'ishavu nahagarari kurye, ndetse na n'ubu ubona ko ubwo n'umwaka utazoroha, kuko n'uyu nguyu turabona akizera ari gikeya. Umwaka izamuka ry'ibiciro, umwaka w'ubukene, ndetse ko ubukene bumaze imyaka myinshi guhera 2010 nibimaze igihe kinini cyane. No kuvuga rero mukomere cyane. Tuje mu kiganiro hano, ariko reka mbanze mbibutse gato ngira ngo umwuka kurangiza ku mwaka abasaba kugira ngo twigomwe mu kuzirikana abantu bari mu nzu z'imbohe, kugira ngo nabo tuzabifurize umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Muri kwa kwigoma kwanyu kuko ushoboye kose, ufite y'umuntu umusure, utamufite utekereze uriyo, maze udufashe muri gahunda yacu n'igikorwa twiyemeje, kugira ngo tubashe gusayidira no gufasha abantu bari mu nzu z'imbohe. Dushimire kandi ababigerageza, kandi si no kugerageza ababikora cyane. Hari umutegarugori nkunda gushima cyane kuri iyi gahunda, n'abandi bagabo bakora ibi bikorwa byiza cyane byo kubazirikana. Nuko rero ngira ngo nkuko mwabyumvise dutangira, nagiye mbivuga cyane rwose, ariko reka dusome gato twumve. Hano ngo Faustin Twagiramungu tuzamwibuke uko yatangiye cyangwa uko yarangije. Kwinjiye mu nda y'ingoma rero mwiyumvire sasa kuri Faustin Twagiramungu. Najyaga mbabwira nti Faustin Twagiramungu akiriho ntiyaza gupfa, ubu ngubu bari intwari nka ba Gatatu, kimwe nuko Agati yaza kuba ariho akarwanya ubutegetsi, nawe bakase uko babirirwa bamutuka, ariko Imana imbabarire igihe najya nshaka kuvuga hano mu izina.
bariya bose birirwa batukana bande ku mbuga nkoranyambaga n'uduki twose birirwa bisha abantu ibigarashi intera hamwe ibiki byose, ubu nawe baba bamwita intwaro, bari kumutondagira bamwurira nk'uko birirwa batondagira Twagiramungu uriya musaza. Muraza kureba ibigwi bye hose inda y'ingoma ngiye numwe. Uzi ko burya Tito hari ubaha umurongo kugira ngo bavuge ibyo bagira, kuko urabona ko ibi byose byarimburiwe n'iki na Tito Rutarimara, ko yaje amuvuga ati biya nta mwige mwirwa mwibeshya ngo ni umwanzi, yadufashije ibintu bikomeye cyane, tuhanganye nawe ntago ari umwanzi. Natwe rero mwirirwa mutuka cyangwa bagira gute, natwe ntago buriya kuri FPR irabizi, izi icyo bita guhangana muri politike. Nubwo baca hirya ngo ati bariya n'abanzi b'igihugu ku munwa, ariko nabo baba babizi, ariko bagashakisha uburyo bakora kugira ngo batere ubwoba abaturage hatazagira uwegera abo banzi b'igihugu bari kuvuga. Ahubwo dushimire cyane abaturage bari inyuma yacu mu gihe twitwa abanzi b'igihugu kandi bagamije gukora ibibi. Nuko rero hano mu nda y'ingoma turi kwinjira, wumve ibigwi bya Twagiramungu Faustin, wumve n'ukuntu Twagiramungu rwose yakoze, yabafashije, yagize gute. Hano bavuga ngo Faustin Twagiramungu tuzamwibuke uko yatangiye cyangwa uko yarangije. Iyizi rero wiyumvire, bibutsa gukora subscribe, like ndetse na share, ariko cyane cyane subscribe ahangaha mujye mushyiraho na commentaire ku biganiro. Twagiramungu Faustin yapfuye ku myaka 78. Twinjiye mu nda y'ingoma hamwe njya mbabwira nti nubona ahangaha tuhagize mbabwira ni mu nda y'ingoma, yamumenya uwabyanditse uwari we. Aguye mu biri gitariki ya 2 Ukuboza, yanyuze muri byinshi mu buzima bwo hambere. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, hari bamwe bamufataga nk'igihanganye, abandi bakamufata nk'igiharamagara. Yagize ubuzima burimo amakoni n'imipando byinshi. Aho ni mu nda y'ingoma ari kuvuga Twagiramungu, urumva ko avuga bati Twagiramungu yahuye n'akaga, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Mbere yo kwanzura ku buryo yazibukwa, ahari uwabanza akanyura mu bihe binyuranye by'ubuzima bwe. Mbere yo kwanzura uburyo azibukwa, nkayira ko Twagiramungu nawe ejo bundi atazamubona hariya. Noneho rero ahari uwabanza akanyura mu bihe binyuranye by'ubuzima bwe, muri iyi nyandiko ndababwira Twagiramungu mu mashuri, mu kazi, mubabwire yikorera, mubabwire muri politike no mu buhungiro. Ndavuga bimwe mu byaranze imibereho yose kugeza ku munsi w'ejo bundi ubwo yahumetse uwanyuma cyangwa se umwuka we wa nyuma. Nuko rero Twagiramungu mu mashuri no mu kazi, rimwe twagiye aha ni mu nda y'ingoma, muraza kwikuriramo ibyanyu. Navuga bati Twagiramungu. Hano rero ayisumbuye yayarangirije ngo muri groupe scolaire ya Butare, cyangwa se groupe scolaire officielle de Butare, tarabitaga Indatwa. Imwe yahoze yitwa Indatwa, nyuma yakomereje muri Canada, aho yabaye hagati y'1968 kugeza 1976, aho yize muri kaminuza iyo bita MC niba ari iherereye muri Quebec, anabanza gukorerayo igihe gito mbere yo gutaha. Agitaha yagabanye style cyo bita Société de Transport International au Rwanda. Noneho yari societe ya leta y'ubwikorezi. Muri ibyo bihe iyo wahabwaga akazi kaguha amikoro, wavanamo imibereho myiza, bavugaga ko wabonye umugati. Noneho mu migati y'icyo gihe rero style yari mu rwego rwacyo bita RDB abo ngubu, cyangwa se Rura, cyangwa se Beneri by'iki gihe. Urumva ko style icyo gihe yari ikomeye. Twagiramungu yari yaragabanye umugabane wo gukomeye. Hari abahamya ko atahabonye kubera ubutoni budasanzwe kuri Habyarimana Juvenal, ariko rero yaranafite n'ubushobozi. Umuntu aruvuye kwiga hanze kira gihe kuba yabona uriya mwanya ngende kumva bitari bitangaje, ahubwo bagiye kutwereka impamvu yaba yarabonye ubwo butoni. Ariko nanone iyo mpamvu ukurikije uko nabyumvise nabyo ntiyaba ari mbi, kubera ko hari umuntu mugirane ikibazo bitewe n'imbaraga afite, ashaka gukora icyo bita kukuderasina, kukurandurana n'imizi,
kurandurana n'imizi. Iyo nsomye iyi nyandiko rero nanone ushingiye ku ibi ngibi hari aho usanga igaruka kuri Habyarimana ugasanga nabwo ari ukuntu imuvuga, kuko umuntu uzi ko afite ikibazo n'umuryango ahubwo agashaka kugira ngo wa muryango wiyegereze, namara kuyegereza abo mu basigaye abahakazi wumva ko ati kubera ko ibi byabaye nawe akadekona akavuga ati agashaka kwiyegereza umuryango. Nabwo hari uburyo bavuga bati Habyarimana nawe ibyo byose atandukanye n'abantu babona umuntu bakumva ko bamurangizanya n'utwe twose bagashakisha bagacukumbura paka bagize. Noneho rero ubudasanzwe Habyarimana Juvenal cyangwa se ubushobozi budasanzwe, ubushobozi bwo yarabufite, ahubwo wasangaga muri ibyo bihe Habyarimana wasaga nk'uwicuza urupfu rubi yishemo Kayibanda Gerigwari nyuma yo kumukorera kudeta. Yaragaragaraga kwiyegereza uwo muryango. Aha niho rero mvuga nti hano mu nda y'ingoma ibyo ari byo byose barerekana ko Habyarimana hari ukuntu yaratandukanye n'abandi bagome n'abandi banyagitugu, yaratandukanye n'abagome bose tugenda kubona ku isi kuko hari uwica umuntu umwe mu muryango agashaka no gukurikirana nka bya bindi ngo wa mwana wazakuburana uruzabe bati uriya nawe yari kuzatuburanya bati nawe murangize, bakumva ko barangizanye umuryango we wose abandi bakabakenesha kugira ngo batazagira ijambo. Urumva ko imyumvire ya Habyarimana yari ihabanye n'iyande, yari ihabanye n'iyaba ngo ukurikije uko iyi nkuru iri kubivuga, ndagira ngo mukore ntimujye kuri mubanze mu byumve. Noneho rero ni muri iyo myaka imfura ya Kayibanda bita Pierre Kayibanda yamufashije kuba depite. Aho ni Habyarimana Twagiramungu yashakanye na Marie Asumuta, umukobwa wa Kayibanda Gerigwari wari perezida wa Repubulika. Noneho rero basanzire ba Twagiramungu bandi barimo bitaga Peace Emmanuel, aba umunyamabanga mukuru muri Minitrape, mu gihe undi witwa Jean Marie Ndimbira yashinzwe kuyobora banki yitwa Caisse d'Epargne. Mu gihe rero yayoboraga Stili yahaye amahirwe menshi abakozi b'abatutsi bahezwaga kenshi kandi henshi mu nzego za leta. Urumva ko Twagiramungu hano baravuga bati Twagiramungu ari ikintu yakoreye abatutsi, ariko nanone tugaruka ikindi kintu. Abatutsi barahezwaga, barirukanwaga, bafatwaga nabi. Urumva Twagiramungu arabafata aragenda ajya kubaha akazi muri Stili. Aho rero niho ntihita ntekereza ni buriya Twagiramungu niba nawe yarahawe akazi muri Stili ko itari propriété privée, nubwo yaba privé ngira ngo uburyo ubutegetsi bwakugenza ati sinshaka ko habana abantu akazi bushobora no kuyisesa. Niba wenda Twagiramungu yaragendeye kuri ubwo butone cyangwa se kuri ubwo yagize Habyarimana nawe ari ukuntu nawe amushaka avuga ati ntago dukwiriye guhomba abantu nk'aba ngaba, ariko nawe urumva ko igikorwa yakoze cyiza. Ariko ntekereza ko nanone iyo leta iza kukivangamo n'ubundi icyo gihe ntawe yari kuba ari kuvuga ati nawe twahaye akazi ibyo ngibyo ntabwo ari tukuzanye iki. Ariko ibyo byose ndabona ari icyo bishatse gusobanura ahangaha namwe murabyumva. Ariko ngira ngo aha muri Stili uva ntawe habwagamo akazi katariza bahaga buriya bari barize n'ibiki. Nubwo rero umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru abo babaga batera inkunga biganjemo abasore b'abatutsi nka ba Kayibanda, b'abatutsi abo bangaga batera inkunga biganjemo abasore b'abatutsi nka ba Kayihura na Sentama bamubereye abashoferi bwite cyangwa abandi banyamugi b'icyo gihe nka ba Kamarade Nzigamasabo. Abo ni abatutsi yegereje abahakazi. Mu gihe rero yayoboraga urumva ko Habyarimana Kayibanda nako Twagiramungu nta vangura yari afite, ahubwo Twagiramungu hano ukurikije ukuri buze kumubona ahangaha uraza gusanga ahubwo Twagiramungu kuba yaragiranye ibibazo n'inkotanyi ahubwo bitari bikwiye. Hari icyo yari igomba gukora muri iki gihugu cyane gikomeye kugira ngo nabwa bumwe n'ubwiyunge ahubwo banavuga bunagire. Noneho mu gihe yayoboraga Stili kandi yaje gushinga ikipe y'umupira w'amaguru yakinnyemo ba Kasa na ba Bene Mudeyi aribo Gustave na Naze. Iyo kipe yazanye imbaraga zidasanzwe itwara ibikombe ikangaranya Mukungwa, Panthère Noire na Etincelle zariho icyo gihe, kimwe na Rayon Sport bimuviramo guhangana na Zigira Nyirazo Prote wari mubyara wa Habyarimana. Uri Twagiramungu
uko guhangana rero kwasanze anakorana nabi cyane n'uwari perezida w'inama y'ubutegetsi ya STIR ariwe Bizimungu Pasiteri. Bizimungu Pasiteri baje guhurira n'ubundi. Uyu rero baje no kongera guhurira muri village Urugwiro muri Nyakanga 1994, umwe ari perezida undi ari minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe wabayeho ku masezerano ya Arusha. Kuyobora STIR kandi byamuviriyemo gufungwa igihe gito no kuvanwa ku kazi. Uretse inshuti nyinshi z'abacuruzi b'abatutsi yahaye ibiraka muri STIR, uretse kandi izindi nshuti zo mu miryango y'abatutsi yabaga yatunguwe no kubona ubuyobozi w'iyo gihe wamwisangagaho. Uretse n'ibikombe bya STIR, Twagiramungu yavanye muri STIR umujinya uhagije wo kwanga Habyarimana n'abo yitaga Bashiru bo mu bwoko mu nkomoko ye bayoboraga u Rwanda. Ni mu gihe kandi kuko bari barishe sebukwe Kayibanda Bizimungu Pasiteri, undi Mushiru umugendaho babanaga nabi zigira nyirazo amukoza isoni amugeza muri gereza. Hari aho nigeze kumwumva ngo muri kwagusetsa ko avuga ukuntu ngo bamubwiye ngo atege umutwe bamwogoshe maze babura icyo bogosha kubera uruhara. Bogosha rero akamegemege kari gasigaye. Uri Twagiramungu. Icya kabiri tugezeho, Twagiramungu mu kwikorera, Twagiramungu wa mbere ya politike yabaye nk'ureba kure, maze akiva muri gereza atangira kwikorera, ashinga farumasi yari ikomeye yitwaga farumasi yabaga hariya munsi ya Beka mu mujyi wa Kigali ku muhanda ugana ku Nkurunziza. Yanashinze icapiro ryitwaga Imprimerie Militi Service ryakoreraga hepfo yo kwa Rubangura muri garage kabaga hagati yo kwa Rubangura no kuri Ari Rwanda. Twagiramungu kandi yaranafite ikompanyi y'ubwikorezi yakoreraga mu nzu iwe n'iyo farumasi ari naho yarafite ibiro. Yavuye muri STIR yimukanye bamwe mu bakozi be nk'umushoferi bita Kayihura, akomeza gutura mu Kiyovu ahabaga abakozi ba leta, aho yaguze inzu ebyiri zegeranye. Akomeza kwambara ikoti na karuvati bya buri munsi no kugenda muri Benz Mercedes, mu gihe bavugaga yuko Kayibanda harya hindavuze ko Twagiramungu ngo bamuguriye ikoti, ariko ngo urumve ko nambere ntambe yambagara amakoti kandi Benz Mercedes yari imodoka ihenze cyane, icyo gihe yari nziza cyane. Nshya y'ubururu yaje gusimbuza Mitsubishi Jeep yo mu bwoko bwa Pajero zari zigezweho muri icyo gihe. Aho yinjiriye rero muri politike, ariko kubibangikanya byaramugoye bigenda bihomba urusorongo. Yo winjiye muri politike byo ndakurahiye ibibazo kubera ko nyine dépenses ziba ari nyinshi, n'ibindi nyine nta n'ubwisanzure ufite kugira ngo ukore cyane. Twagiramungu muri politike, uretse rero kuba umwe muri, urumva ko hari ibintu tumaze gukuramo mu bihise. Twagiramungu buryo yahesheje abatutsi akazi, bakakora aho yakoraga, uburyo yisanzuranaga nabo, ndetse turaza no kugera hepfo twumva ukuntu ijambo rya Twagiramungu iyo ryaba ryaramariye abatutsi ndetse bamwe korokoka. Hano turi mu nda y'ingoma. None rero uretse kuba umwe mu njijuke 36 zashyize umukono ku nyandiko yasabaga ko amashyaka menshi yemerwa mu 1990, ari mu bantu ba mbere bitabiriye gushinga ishyaka muri icyo gihe. Ngaho se tubone injijuke hano 36 zikomeye muri FPR zivuga zita amashyaka kwiriye kugira umuntu, ariko usanga bose barakoma mu mashyi. Ese bitandukaniye icyo gihe n'ubu. Mu ntangiriro y'itsinda nicyo tuba tugira mu mushyiro commentaire ho barasinye banotsa Habyarimana igitutu, baremera babona amashyaka menshi aravuka, za PSD, za PL, za n'ibindi. Ariko ubu ngubu ni agashinze no kugira gute, we ntitwemera, turemera uyu nguyu niwe tugomba gushyira mu nteko mwebwe. Katwikomereza. Mu ntangiriro y'itsinda ryatekerezaga ku byakorwa byari rigamije, ariko haza kuvuka ikibazo cy'umurage wa MDR Parmehutu bifuzaga kuzura, gusa bamwe bakanga kwikorera umuzigo w'amateka yayo. Ni gutyo inzira rero zabyaye amahari, maze Gatabazi Felicien, Nzamurambo Frederic, Gafaranga Theoneste
n'abandi biyemeza gushinga iryabo bise PSD, Parti Social Democratique. Twagiramungu we yabonaga ko bizorohera abanyarwanda kumva MDR Parmehutu ishyaka ryahozeho ndetse ryari ryarigeze kubacengezurwamo mbere y'uko ricibwa na Habyarimana. Ikindi kandi yabonaga ko abazariyoboka batazazuyaza kumugira umutware waryo, kandi yarashatse kwa Kayibanda ndetse anashyigikiwe na bene Kayibanda. Hano mwibuke ko muze kwibuka ubutumwa bwa wa mugabo bita wa munyamakuru usigaye ari mu muntu za hanze y'igihugu, avuga ati Habyarimana ati yawe avuga uburyo Twagiramungu imbwirwaruhame ati yaraje ati niba mugira ngo muje muri ya MDR cyangwa se iyi ntabwo ari ya MDR zarya inka izatwikira abantu cyangwa se iki. Hano wumve nubwo hano bazavuga bati yaragendeye ku mateka ya MDR Parmehutu, ariko urumva si yari Parmehutu, yiza kuba Parmehutu kwa Kamemu ntabwo yari kugumya nyine akitwa Parmehutu. Icyundi cyo yarwanye ni izina kwitwa ngo MDR bya Parmehutu nta n'uwari unanabizi. None rero nako byagenze rero, kandi koko benshi banamukunze bataranamubona kubera ijwi rye rinize kuvuga ataziga no gutunga agatoki adatinya amarorerwa yakorwaga na Habyarimana. Guhera mu 1991 mitingi ze zaritabiriwe cyane, zikitabirwa n'abantu isi n'agasani nk'abaje kureba umuhanuzi, ariko rwa rwango n'inzika yangaga abakiga cyane cyane abashiru kubera inzika nasobanuye rwagezaho rumubera isubyo. sorry. Noneho mu ntangiriro rero MDR yakoze ikintu kidasanzwe, yemeza ko mu gihe itegereje amatora izayoborwa n'abantu 6 bashinzwe imirimo inyuranye. Muri abo bantu 6 barimo Twagiramungu wari ushinzwe ububanyi n'amahanga, ariko nyuma y'igihe gito yafatwaga nkaho ari we perezida kuko niwe wavuganaga n'itangazamakuru kandi mu ndimi zose, dore ko Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili byose yarebagaho. Abo mu majyaruguru bari bahanganye muri iryo shyaka barangajwe imbere na Donat Murego ndetse na Nderese Batware, baje kwiyongeraho na Karamira Frodouard, bashatse kumwikiza mu matora, bashishikariza muramu we Gapyisi Emmanuel kwiyamamaza ngo amubakize, biranga kuko icyo gihe abayoboke basangaga agomba guhembwa kwiyobora kubera mitingi ze zabaga zakangaranyije icyo bita umujyi wa Kigali. Twagiramungu rero mu mwiryane wa politike tugeze ku ngingo ya 4. Muri MDR akimara gutorwa, itsinda rimurwanya ryarakomeje kandi rimushinja byinshi birimo agasuzuguro, gufata ibyemezo hamwe na PDC, PR na PSD mu mpuzamashyaka atababwiye, kogeza intambara ya FPR n'ibindi. Yagiye gusinya amasezerano n'ibingibi nyine atababwiye n'ibindi. Ibingibi se baravyanga, ariko FPR ibingibi yivuga ibingibi iribuka ko hari ibyo nabyo bagiye hari uwo batwaye nawe muri mu mbera kuri ngo genda nawe ushingira ku iki ngo basinya amasezerano batakubwiye batabivuze. Kuri icyo cyo kongera intambara, cyo kogeza intambara rero ya FPR yarababwiraga ati ariko se kuvuga ko inkotanyi ari abanyarwanda sibyo, kuvuga se ko abatutsi badakwiye kwicwa sibyo, abandi bamanjirirwa bakamubwira ngo ajye abireka babyivugire kuko atari bwo butumwa yahawe n'ishyaka. Bakomeje guhangana rero no guterana amagambo, bongera kumushinja kwiyandikisha mu masezerano ya Arusha bidaciye mu cyemezo cy'ishyaka, ndetse no kuba yaratanze Uwiringiyimana Agatha ngo agirwe minisitiri w'intebe nabwo bitabanje kwemezwa n'ishyaka. Iminsi ya nyuma Twagiramungu mbere ya jenoside yaranzwe no kwirukanwa mu ishyaka. Urumva ko Twagiramungu ibyo ari byo byose, niba yaracaga inyuma y'ishyaka akagenda agaca ku ruhande ntagire icyo yumvikanaga nabo, niba yarafitanye gahunda no kugira ngo yikoranire n'inkotanyi cyangwa n'abo ashaka, urumva ari ukuntu nawe yakoraga ashaka ku buryo yegerezayo
abo bakaramira n'abandi kugira ngo hatazagira umutambamira muri bya bintu tuvuga yagifata nka Karamira akamugira minisitiri w'intebe muri icyo gihe. Ntabwo ari kuvuga nk'iby'Agatha, ari kuvuga Agatha ubu ngubu n'intwari y'inkotanyi kubera ko yabaga ari puru cyangwa yabaga hari ibyo yemeranywaho n'inkotanyi. Karamira ntiyabawe baramurashe cyangwa se undi. None minsi ya nyuma rero twagira mu mbere ya jenoside yaranzwe no kwirukanwa mu ishyaka na cya gice cy'abahezanguni kimushinja agasuzuguro no kuba igikoresho cy'inkotanyi. Yanze rero kwemera ko yirukanwe, ahubwo avuga ko MDR izwi ari yayoboye kuko kongere yamwirukanye yateranye mu buryo butemewe. Gucikamo ibipande rero bibiri byabaye nk'indwara yandura muri PL. Habamo igice cya Rando n'icya Mugenzi. Habaye igice cya Rando n'icya Mugenzi, ibice byiswe iby'aba power. Muri PSD habamo igice cya Ngango n'icya Rafiki ya Senta. Hagenda hanavuka udushyaka duto tw'utwana twa MRND kuko byose wasangaga ari umuriro wenyegeza n'ubuyobozi bwa Habyarimana. Ikidashidikanywaho ngira ngo ibi bintu byo gucikamo kw'amashyaka igice kiniki ngira ngo FPR nayo ibi ngira ngo nabyo reka tubyihorere. Ikidashidikanywaho rero nuko kuguhangana kw'amashyaka kwatumye interahamwe na CDR bari barasanzwe babibasiye abatutsi ngo barabonye inkunga iturutse muri MDR power, PSD power, PL power igihe cyo kwica abatutsi kigeze. No kuvuga ngo rero hano turacyari mu nda y'ingoma. Ibyo bari kuvuga kuri Twagiramungu urumva ko kugeza iyi saha no bareza Twagiramungu rwose nk'intwari kubera ko yahanganye n'ibyo byose. Hano turi kwerekana uburyo Twagiramungu akiriho yari yaragize igicibwa muri leta ya FPR inkotanyi, bamuteza abantu batafite ikinyabupfura, babandi bashumuriza abantu iyo babonye utangiye kuvuga ati ibingibi ntago biri kugenda neza, FPR iri gukora nabi, kwiriye kuva ku butegetsi, amakosa n'amafuti ya FPR. Ibyo ngibyo ngira ngo abo bagushumuriza ngira ngo urabazi. Ubundi gushumuza rero za nzego zabo zishinzwe ikigufata zikaba zatangiye kubona zibwiwe na babandi bagushumurije. Ariko urebe ukuntu mu nda y'ingoma uyu munsi bari gutaka Twagiramungu ye, kandi imbere birirwaga bamutuka neza bakuyeho. Noneho rero ubwo kuba yarabaye Twagiramungu ntiyari inkotanyi kuri gatanu, ubwo kuba yarabaye inkotanyi ari ikinego kuri bamwe n'ishema ku bandi bitewe n'imyumvire y'uwo muri kumwe. Ubwo kuba yarabaye ibyo ari byo byose ntabwo Twagiramungu yigeze aba inkotanyi, ahubwo dore ukuri kw'ibintu nkurikije uko twaganiriye. Yaravugaga ati inkotanyi zifite abasirikare, zifite amafaranga, zikusanya mu mpunzi nayo muri Uganda iziha, zikagira na diplomasi zifashwa na Amerika, Ubwongereza na Uganda. Habyarimana afite abasirikare, afite amafaranga yose ya leta, akagira na diplomasi ya za ambasade zacu n'inkunga y'Abafaransa. Twebwe MDR dufite rubanda ituri inyuma gusa kandi nayo y'abakene. Turamutse rero turangaye gato, Habyarimana n'inkotanyi baratwumvikanira hejuru tuviremo aho. Nta kindi cyakorwa uretse gufatanya n'umwe muri bo mu gihe tugitegereje amatora. Ntabwo tuziyunga kuri Habyarimana kandi twarabwiye abaturage ko twahagurukijwe no kubakiza Habyarimana. Urumva anga batangiye bawerekana uburyo aho kwiyunga na Habyarimana yahisemo kwiyunga n'inkotanyi. Nta yandi mahitamo tugomba gukorana n'inkotanyi, ziradukeneye natwe turazikeneye. Ari hamwe Twagiramungu ajya avuga ati twaribeshye, twasanze twaribeshye, ati twose twaracuramye natwe turashiduka byarangiye. Asigara yicuza impamvu atakoranye na Habyarimana. Twagiramungu yapfuye icyo kicuza. Ibyo no kuvuga ngo zifite amayeri zizadukubita ikorosi ngo ntibishoboka, kuko mu gihe tugezemo ntabwo nyamuke yayobora idafite abo bafatanyije. Ngi rero nkibyumva naramwegereye ndamubaza nti ariko noneho uri inkotanyi koko? Yandahiye nabi cyane ati uretse se ndashonga nta wundi muntu n'umwe wo mu nkotanyi tuvugana, kandi nawe imibanire yanjye nawe si ya none, ni kuva na kera n'izo nkotanyi zitaranabaho.
yongeraho ati icyakora ibi mvuga byo turabihuza kandi turabiganira, kuko yambwiye ko MDR idashobora gukorana na FPR ikigendera mu murage wa Parimehutu, ikigenda mu murage wa Parimehutu. Muri make Twagiramungu ntiyabayeho nk'umuhezanguni w'umuhutu, ariko kandi ntiyari inkotanyi, nubwo yari afite inshuti nyinshi z'abatutsi, akagira n'inshuti imwe mu nkotanyi nayo itari zikubitiro. Hano rero uri kubyumva, hano baravuga ko Twagiramungu, hano baravuga ko muri make ntiyabayeho nk'umuhezanguni w'umuhutu, ariko kandi ntiyari inkotanyi nubwo yari, ariko hano uzarebye bamuvuga nk'uwa mwanzi w'igihugu, umuhezanguni n'ibiki. Twagiramungu muri jenoside na nyuma yaho, hatitawe ku mpamvu yabimuteye, byaba ku kwanga abatutsi, ko abatutsi bicwa, cyangwa imibare ya politike yo kwikundisha ku nkotanyi, ikitagibwaho impaka nuko kuba yarabaye ijwi rikomakoma ryamagana kandi rikarwanya jenoside yategurwaga, byagize uruhare mu kuba hari abahutu bamwumvise ntibitabira ubwicanyi cyangwa bagahisha abatutsi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mwabyumvise? Kubera iki uyu munsi batamwa apfuye bataramwambitse impeta cyangwa se umudari, babarinzi b'igihango? Burumva ko kugira ngo abatutsi barokoke, kugira ngo agire abahutu bahisha abatutsi, harimo uruhare runini rwa Twagiramungu hano, nk'uko hano mu nda y'ingoma bari kubivuga rwose. Ariko iki ntabwo bari kukivuga kiriho. Baravuga ngo hatitaye ku mpamvu yabimuteye, byaba ku kwanga ko abatutsi bicwa, cyangwa imibare ya politike yo kwikundisha ku nkotanyi, ikitagibwaho impaka nuko kuba yarabaye ijwi rikomakoma ryamaganaga kandi rikarwanya jenoside yategurwaga, bagize uruhare mu kuba hari abahutu bamwumvise ntibitabire ubwicanyi cyangwa se bagahisha abatutsi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Hano rero reka mbereka nuko murya kari ntikabura k'inkotanyi. Hano baravuga ngo hatitaye ku mpamvu yabimuteye, ngo byaba ngo kukwanga abatutsi, kuko abatutsi bicwa, cyangwa imibare ya politike. Hano imibare ya politike kuri Twagiramungu hano ntago ndi kuyibonamo, kubera ko icyo niba yarahagurutse ari kuvuga ati nkeneye abarwanashyaka bose. Ikindi kandi twibuke ko mu kuba niba yaratangiye aha abatutsi kandi muri stili ya indi yakora, hano batangiye babivuga, icyo gihe yaratarashinga ishyaka ngo nzajya mu ishyaka, yarataramenya ko inkotanyi ziriho cyangwa zizabo ngo yazikundishwaho, ahubwo yari afite umutima ukume. Hano rero ntabwo mwagombye kugoreka iki kintu ngo muvuge ngo hatitawe kuba ngo imibare ya ngo kuba ari muri za karikire politike, cyangwa se ngo kugira ngo inkotanyi ngo zimukunde, zari kumukunda se ubundi ko nazo zari n'ubundi zagomba kumukunda uko byari kugenda kose, kuko yazivugiraga. Hano rero ni mu mese kamwe mu nda y'ingoma mwe, ariko ikizima nuko turari byo turi kubonamo, cyangwa bagahisha abatutsi mu gihe cya jenoside yabakorwaga. Hano rero mu gihe mu mujyi wa Kigali mu bice bimwe bya nka Rugenge, Gikondo na Cyahafi, abasore bamushyigikiye babanje kwirwanaho mbere yo kurimburwa, bagapfira gushira hafi ya bose. Hano mu mujyi wa Kigali mu bice bagapfira gushira hafi ya bose. Ikindi nuko nawe ubwe byamugizeho ingaruka, kuko yapfushije abantu barenga 40 mu muryango we, hishwa abahutu benshi bamukurikiye muri iyo nzira, ndetse nawe ubwe habuze gato. Inzu nziza yari afite ku nkombe za Kivu Icyangugu ku ivuko bayirimburanye umujinya kugeza kuri fondasiyo. Yaje kwibeshya ko kwandikwa mu masezerano ya Arusha bimuha ubudahangarwa, maze asigara avuga ko nyuma ya jenoside ari we muyobozi wenyine wemewe n'amategeko, ku buryo agomba kuvugana n'inkotanyi ngo hashingwe leta. Ahangaha niko mu nda y'ingoma bari kuvuga ngo yaje kwibeshya ko amasezerano ya Arusha amuha ubudahangarwa cyangwa akiri gukurikizwa. Byari byarangiye igihugu cyari cyamaze gufatwa ku ngufu. Ibyo rero by'amasezerano byari byamaze kuba violé. Perezida wari wayasinye baramaze kumurangiza, maze guhanurwa.
twagira mu ngoro hano yararimo hano baravuga ngo yaje kwibeshya, ariko si no kwibeshya ahubwo yarashyigikiye yuko habaho amahoro nyayo. Ese kubera icyo amasezerano atakurikira, noneho tukareba icyajya mbere kugira ngo abanyarwanda babane amahoro kurikije uko yari ameze. Hagati aho rero Abafaransa bari bamaze gukubita igihwereye ngo muri zone turquoise, kuri turquoise niko bamwegeraga ngo bamugire icyo bitaga troisième voie, ari byo kuvuga uruhande rutagira aho rubogamiye hagati y'intera hamwe n'inkotanyi. Nabyo barabigerageje babireka ari uko bamaze kubona ko ari wenyine ntaho ahagaze. Muri urwo rero gutindatinda gutahuka, yaje kumva ko inkotanyi zirimo zishaka undi wo muri MD zamusimbuza, ataha shishitabona. Byari bitangiye nabi kuko atatashye aje kubyina intsinzi nk'abandi, bigiye kuba bibi asanga perezida ari wabizi Mungu w'umushiru batacaga uwaka muri style. Byahumiye rero ku murari, noneho asanga visi perezida wari ufite ingufu zose ari Kagame, utagiraga amashyengo namba, utamenya icyo atekereza ngo, kandi wanamurebanaga agasuzuguro ukurikije uko yabivugaga. Icyabaye kibi rero kurushaho nuko mushuti we Seti Sendashonga kuba perezida byari bimaze kumuca mu myanya y'intoki nyuma y'impaka, ndetse mu nkotanyi ubwazo zihitamo ari we cyangwa Bizimungu uwo baha izo nshingano. Twagiramungu rero politiki yo muri MDR yayizanye muri leta biranga, gerageza udutsiko nk'utwo muri MDR biranga, akora mu nganzo y'amashyengo biranga, atongaza amarangamutima avuga ko nyamwinshi igiye gushira biranga, ibyakurikiye ko urabizi. Hano rero nta mashyengo yari kuzana ahangaha ikizima nuko inkotanyi zimaze kwifatira igihugu byarangiye. Ya mashyengo yo kwa Habyarimana hanga ntayaragihari, inkotanyi ziracyari zaziri wa mugani wa yandirimbo ya wa mwana atsa gusukaho umuriro. Iby'amashyengo ati ya mashyengo yagendaga azana cyangwa se bya byo kwa Habyarimana byari byarangiye. Ati nabo baravuga ati Kagame rwose utajya mu ibyo ngibyo na Bizimungu pasiteri batari bagize aho bagize. Nuko rero Twagiramungu yavanyemo aratagurwa aregura nkuko bivugwa n'abamuvanyeho. Twagiramungu ariko yavuze ko atigeze avanwaho yeguye, yarigera aregura nkuko bivugwa n'abamuvanyeho, cyangwa yareguye nkuko we abivuga. Ikiri cyo uko yaje guhunga asanga za ntera hamwe na bamwe bamwirukanye mu ishyaka babanyemo hanze mu Bubiligi bazisanga, ariko guhunga si ukuvuga ko yari abasanze, yarahunze nkuko abandi bahunze. Twagiramungu mu buhungiro, akigera mu buhungiro ahubwo urumva ko hano akantu hatangiye kubera kabazo hagati ye n'inkotanyi, aho byari bigeze hari aho urumva aho byahereye. Yarazi ko wenda tugiye gukora guverinoma uko nya guverinoma y'ubumwe, noneho uburyo tuzaya twumvikana ku bintu byose, ibintu bikagenda neza nkuko we yabyifuzaga. Twagiramungu mu buhungiro, akigera mu buhungiro yaje afite ibintu bitatu gusa: umujinya, akababaro n'amikoro make amwe atihishira. Aho yanyuraga bamuryaniraga inzara, abandi bamukwena, ndetse bamwe bakamuhunga nk'umubembe ku mugaragaro. Byarumvikanaga kubera ko nyine niba ahangaha nkuko bari babivuze, niba yari yaremeje gukorana n'inkotanyi, ati aho kugira ngo nzakoranira tiriho zakorana n'uwaje arasa amabombe, kuko nkoranye na Habyarimana abarwanashyaka bacu bakwibaza uburyo twakoranye na Habyarimana kandi twamurwanyaga, mugasanga bibaye ibindi. Noneho Twagiramungu icyo ngaruka nuko yapfuye yicuza avuga ati twaribeshye, ni nuko bavuga ati twaribeshye rwose gukorana n'inkotanyi. Abahoze ari abategetsi b'abahutu bahageze bataye twose mu Rwanda, ibibi byose niwe babyikorezaga. Bamwe rero ngo ni cyagambaniye, ngo nicyo cyagambaniye Kinani, nicyo cyadushoye ishyamba, nicyo cyatanze Byumba, yagurishije igihugu n'ibindi byavugwaga, wamureba ukibaza aho avana ibitotsi. Ubwo rero ndetse bamwe ntibaburaga no kumugerekaho ko ngo yicishije Gapyisi na Gatabazi. Ibyo uko yagerageje muri 2003 yizera nibura gutsindirwa ku majwi menshi y'abayoboke
yahoranye bikanga murabizi. Hano rero ngira ngo murabizi by'amatora ya 2003 bari bahari, murabizi n'iby'amatora bya hano mu Rwanda, ibyo turabizi. Amakosa yabaye wenda nuko Twagiramungu yemeye ko yatsinzwe, ndabizi abantu batwagiramungu benshi bamwamamaje, rimwe bari muri gereza. Hari umuntu umwe wajyaga ambwira ati ngiye nafatiwe mu Burundi, yaramwamamazaga nka hehe, ati mbonye bikomeye batangiye kuduhiga mfumyamo ndirukanka, ageze i Burundi baje kumugarura akatiye burundu wareba guhungabanya umutekano w'igihugu. Ariko yarambwira ati suruse ni Twagiramungu nubwo baje kongera kino bya FDLR, ariko bakatiye burundu. Yaje rero gusubirayo, ariko asanga igice kimwe kimushima kuba yaragerageje, aho bavugaga ngo niba nawe waragiye ubatesha umutwe akanya gato, abandi ngo icyiza cyawe warababwiye ntiwaripfanye, bitabujije abandi ariko kumukwena ko ngo yongeye kurya amakotanyi ngo Kagame abone uko atsinda. Aha rero umujinya yavanye mu Rwanda mbere, ibibazo yarimo mu buhungiro, nukuva mu Rwanda abona ko atagisubiyeyo, byo byamuhinduye undi wundi. Twagiramungu aragenda aba Twagiramungu wumva avuga ukagira ngo urarose, ukibaza niba koko ari wa wundi wa mbere. Ntoretse ko yari mwiza, niba koko wenda twirebera ibyo hejuru, niba Twagiramungu icyo gihe yari mwiza, akavana umujinya wenda w'ibyo abonye cyangwa se ibiki, icyo gihe nyine wibibara, kuko ureba ibyo yakoze ahanini ni dora provocation, mwananiwe nyine management ye. Twagiramungu rero umuhakanyi. Twagiramungu yagize kenshi mu manza za Arusha yatanzweho ubuhamya n'abakoze jenoside ngo abafashe kugaragaza ko nta jenoside yateguwe, kandi arabikora bitangaza benshi. Hano twagiye mu kindi gice, ibyo hejuru ni byashimagizaga Twagiramungu pe, bamushimagizaga ibyiza bye, buryo ijwi rye ryatumye abatutsi benshi barokoka n'abahutu bagahisha abatutsi. Twagiramungu buryo yakoreshaga abatutsi, Twagiramungu buryo yafatikanyije n'inkotanyi, Twagiramungu buryo yanze gufatanya na Habyarimana agafatanya n'inkotanyi. Twagiramungu byinshi byiza bye rwose hano baramudekriva, bakavuga uburyo Twagiramungu yiciwe n'ibindi. Twagiramungu rero yagiye kenshi mu manza za Arusha, n'ibyo twabisomye. Twagiramungu yageze ubwo avuga ko habaho jenoside ebyiri, yakorewe abahutu n'iyakorewe abatutsi, abahutu n'iyakorewe abahutu. Hano banditse nabi, yakorewe abahutu n'iyakozwe n'abahutu, yakorewe abahutu n'iyakozwe n'abahutu. Twagiramungu yageze ubwo avuga ko gukurikirana Agatha Kanziga umupfakazi wa Habyarimana ari ukubuza umubyeyi kuruhuka mu mahoro. Twagiramungu yageze ubwo aterwa isoni no kuvuga abicaga muri jenoside abo ari bo. Ubwo umunyamakuru ari Yusufu Mugenzi yamubazaga abo yita ababisha bari bagiye kwicira umugore we Igitarama, akanga kuvuga ko ari intagondwa z'abahutu y'Igitarama. Twagiramungu yagaragaye kenshi ku maradiyo y'intagondwa z'abahutu zo mu buhungiro nka radiyo Inkingi, Ikondera, ahakana byinshi mu bigwi by'inkotanyi, azigerekaho umuzigo wose w'amateka, ku buryo habuze gato ngo avuge ko abatutsi bapfuye biyahuye. Hano bari kuvuga ku bibi, ku byo bagiriza Twagiramungu. Twagiramungu asize nkuru ki imusozi. Tugiye kureba icyo noneho bavuga ku nkuru asize imusozi. Twagiramungu asize nkuru ki imusozi. Twagiramungu munywanyi wanjye, mbabajwe nuko bigoye kumenya uko tuzakwibuka. Tuzakwibuka se nk'uwayoboye Stili imyaka 3, ukaba rwiyemezamirimo imyaka 12 na minisitiri w'intebe wa mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Nzakwibuka se nk'uhanganye na Kagame mu matora. Nzakwibuka se nk'igiharamagara cyagiye gushaka kwa Kayibanda wari wariciwe kikongera gitinyuka gutunga urutoki. Habyarimana kikaza gushyekerwa kigashaka gushogoza inkotanyi, ntigitinde kubona ko kibeshye. Urumva ngo aho bazamwibukira nk'umuntu wabashije guhangara Habyarimana akajya kumushogoza, nyuma yaza kushogoza inkotanyi agasaba ko nta mikino zifite. Ariko si uko ko mu byavuzwe hejuru nta kintu umuntu mwakwibukiraho Twagiramungu byonyine. Niba koko muvuga ati abatutsi baratotezwaga ntibahabwaga akazi, akabaha akazi aho yagiye, kandi ngo inkotanyi muri gahunda yanyu ngira ngo ibyanyu murabizi. Kubona ijwi rye
n'imbwirwaruhame ze hari abatutsi zarokoye. Byo ntabwo ahubwo byakwiriye kuba ikintu mwagombye kuba muri kumushimira isaha. Reka turebe ko baza kukivugamo. Nzakwibuka se nk'uwigeze gukangurira abanyarwanda kuba umwe ukarangiza usenya ubumwe bw'abanyarwanda. Mushiki wabo niwe wigeze kuvuga nyuma y'urupfu rwa Karegeya ati ikibazo suko watangiye, ikibazo nuko urangiye. Ndikubyumva nge rero iyo bigeza kuri wowe birangora kuko mitamo kwibaza uko byakugendekeye ngo Paul ahinduke Sawuli. Nzakwibuka nk'umugabo wabayeho ubuzima bugoranye n'ibyakamworoheye agatuma bimugora. Hano rero ntuzangira ngo Tito yarabisobanuye. Tito ari ikintu yabivuzeho ahangaha. Tito ubwo yafataga ijambo akavuga ati Twagiramungu ntago ari umwanzi w'igihugu, yari umuntu twari duhanganye. Ibyo rero Tito we nk'inkotanyi bifata nkaho bari bahanganye. Niba bari bahanganye rero mu bitekerezo bya politike atamufata nk'umwanzi, ntago ibyo ngibyo muri kwibwira muri kubyibwira, ahubwo murebe ibyo ngibyo yakoze byo kuba hari abantu barokotse kubera Twagiramungu mu gihe imiryango ye hari imiryango yatsembwe igashiraho. Nzamwibukira nk'umuntu yaremye, yahaye umutima mwiza no gukunda atarobanura, ikamuha impano yo kuvuga neza ariko ikamuha gusesengura biringaniye, yajya kumuhima ikamuha kuyoborwa n'inzika, ikanamwima akayunguruzo ko kudakoreshwa ishyano n'umujinya. Twagiramungu munywanyi wanjye, nzakwibuka nk'ubatse byiza warangiza ugasenya, ukaza kubisenya ariko ugasanga bidadiye. Ubu hano ni mu nda y'ingoma. Twagiramungu munywanyi wanjye, uzashyingurwaho ntari, ariko dore amagambo atatu nari kuhavugira iyo mbasha kuhagera. Ntiwigeze uba inkotanyi, ntiwigeze uba igikoresho cyazo nk'uko bivugwa, ahubwo wazibonyemo inzira yo kugera ubutegetsi, nazo zikubonamo warutaga babi benshi bashoboraga gufatanya nazo. Urumva ko rero inkotanyi nizo zungukiye kuri Twagiramungu kurushaho. Uretse rero ibyo wavugishijwe n'umujinya, akababaro no kubura ikindi ukora, ntiwari umugome, ntiwari umwicanyi nk'abo ugiye mwicaranye, ahubwo imvugo zawe za vuba ahangaha zakomerekeje. Reka bagusabire bazumve izindi nziza zazibanjirije mu gihe bigoye, niba basha bazakubabarire. Ruhukira mu mahoro rero musangira ingendo Twagiramungu mwene Gishugi Jean Claude. Christophe Kicukiro n'umwanditsi. Hano nagira ngo mubwire ko aha mu nda y'ingoma twavugaga ari ku kinyamakuru Igihe, ku nkuru yacyo yo ku itariki 7 z'ukwa 12 2023 saa moya n'iminota 33. Christophe Cyaka mwumvise rero uko barangiza ibyo byose. Kigaragara ukurikije inkuru, nta kintu Twagiramungu yapfaga n'inkotanyi. Icyo mbona bapfaga ku mugani nka Tito Rutarimara wabyivugiye ati icyo tubona kuri Twagiramungu nuko twari duhanganye, ariko ntabwo yari adversaire wacu, twari duhanganye kandi ibyo ngibyo yaho muri politiki. Na hano rero barangiza bavuga yuko hano mu nda y'ingoma batamubona nk'umwanzi, ahubwo bamubona nk'umuntu wenda wagiraga umujinya nk'ake, ariko nta kintu wenda yari abatwaye. Kuko iyi nteruro ya nyuma ngira ngo nk'uko tuyisomye irangiza ivuga yuko ivuga ati uretse ibyo wavugishijwe n'umujinya, bavuga ko yabivugishijwe n'umujinya, akababaro no kubura ikindi ukora, ntiwari umugome, ntiwari umwicanyi, ntabwo ugiye wicaranye, abo imvugo zawe za vuba aha zakomerekeje. Reka mbagusabire bazumve izindi nziza zazibanjije mu bihe bigoye, niba bibasha bazakubabarira. Urumva avuga yuko rero imvugo we zakomerekeje mu bihe bya vuba batagombye kubifata nk'ibintu bibabaje cyane, cyangwa se mbega bakagombye kureba izavuzwe mbere, sibyo? Hano rero Tito we yivugiraga iki mu bya Twagiramungu Faustin? Si Twagiramungu si Tito turi bugaruka gusa, turabibugaruke no ku bandi bagiye batanga ibitekerezo. Hano wo bita Tito aravuga ati ntabwo
yari umwanzi, yari adversaire. Tito Rutaremara ku rupfu rwa Twagiramungu ati ntabwo yari umwanzi ahubwo yari adversaire. Adversaire rero burya ni umuntu muhanganye, bari bahanganye ku bitekerezo. Tito aravuga ati umuyobozi w'urwinjiro ngirwanama z'inararibonye z'u Rwanda Tito Rutaremara yatangaje ko Faustin Twagiramungu atamwifuriza gupfa kandi atari umwanzi muri politiki, ahubwo yari uwo bahanganye. Bari bahanganye muri politiki, turiya ntabwo ari umwanzi ahubwo turahanganye. Ku wa gatandatu tariki ya 2 Ukuboza 2023 nibwo byatangajwe ko Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma ya jenoside yitabye Imana aguye i Buruseli mu Bubiligi. Ni umugabo rero mu bihe bitandukanye abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko atavuga rumwe na leta y'u Rwanda. None bemeye ko ndabona batangiye kwandika ko atavuga rumwe iyo mubivuga na kera. None rero Tito Rutaremara nk'umwe mu biganye na Faustin Twagiramungu muri Collège Saint-André Kigali mu myaka y'1959-1961. Urumva ko biganye nk'imyaka nk'ibiri. Ntekereza ko ahubwo kugira ngo habeho imikoranire myiza ya FPR na MDR, icyo ntekereza yuko Tito buriya kuko yaraziranye na Twagiramungu asanga yaraciye ni box akamugata ariko Twagiramungu ibyo ni ibiki koko. None yabwiye Kigali Today ko atamwifuza gupfa ndetse atamufata nk'umwanzi. Yagize ati nge ntabwo nifuza ko umuntu apfa, nta wifuriza umuntu ko yapfa. Twagiramungu ntabwo yari umwanzi ahubwo yari adversaire uwo muhanganye, ariko nubwo yaba umwanzi ntabwo wifuza ko umuntu apfa nubwo yatuvugaga nabi nta dukunde rose yabakunda kandi muhanganye nyine. Baravuga ati ntabwo ari umwanzi ariwo twari duhanganye, ariko nubwo yaba umwanzi ntabwo twamwifuriza nabi gupfa kuko nakagobeko intore ibyanyu turabizi. Ariko icyo dushaka cyangwa se gutora ngo zitavuga ati bimwe birirwa bavuga bati Twagiramungu n'umwanzi w'igihugu tiboya. None rero Tito Rutaremara abajijwe niba Twagiramungu yari akwiye gushyingurwa mu Rwanda cyangwa se mu Bubiligi, yagize ati i Rwanda se ko ari iwabo, si umunyarwanda se? Azaze bamujyane icyangugu iwabo, azaze se niwe waza. Tito Rutaremara avuga ko ibikorwa by'ishyaka rye RD Rwanda Rwiza Dream Initiative Dream Initiative byari bibangamye. Tito Rutaremara ati birabangamye, ntabwo yakundaga igihugu, yakivugaga nabi, yatumaga abantu badakunda igihugu, ariko se ko yapfuye ubwo aracyavuze nabi. Hano rero automatically niba Tito Rutaremara yavuze yuko Twagiramungu Faustin atari umwanzi, ariko akavuga ati ibikorwa bye n'ishyaka rye ntabwo byavugaga neza igihugu, ngira ngo igihugu muracyumva icyo ari cyo. Iyo bavuze hano igihugu cyangwa se iyo bavuze ngo u Rwanda, ngira ngo Twagiramungu wenda niba hari ibyo yavugaga buriya no ari byo no kugarabya Imana bari kumwita umwanzi w'igihugu, kuko niba yarashyigikiye yabo bari bahanganye nabo kumbunda kandi ari kumbunda ati bigende gutyo nkuko nabitangiye. Niho kuba ngo mu Rwanda nyine bavuga uti FDLR ngira ngo kinaberetse ingero z'uko bigize na Twagiramungu yari mwiyeta, ariko nkavuga ni wenda wasanga atari leta zifite amakari hamwe simbizi sadepa no kwenda mu byumva. None rero Tito Rutaremara yavuga ko ibikorwa by'ishyaka rye byari bibangamye nyine kuko batavuga rumwe n'ubutegetsi. None ari cya kindi rero intore zose zihuriraho kwihuza n'igihugu, kuba ubangamiwe na system iriho uri kwinenga ikora nabi ukagenda ugashyira mu Rwanda. Aka nako bita kanobeko cyangwa se akagobeko yerekana mu Rwanda ko kugumya kwereka abaturage b'igihugu yuko kutavuga rumwe na FPR Inkotanyi ari ukuba ibikorwa bye bibangamiye u Rwanda. Sibyo ari kuvuga ahangaha ati birabangamye, ntabwo yakundaga igihugu. Bishatse kuvuga ngo kwanga ibikorwa bya FPR no kudakunda igihugu. None se ibi bintu bitavuguruzanya? Ibi bintu bivuguruzanya rero umucamanza afata icyabona kimurengera. Niba avuga ko atari umwanzi w'igihugu, yavuga ko atakundaga igihugu gute kandi mu by'ukuri avuga ko atagikundaga? Ariko yatangiye avuga ko atari ahubwo bari bahanganye ari adversaire. Nubwo rero ko umuntu bahanganye na FPR byo ibiri kumubona nk'umwanzi, mbega ibimufata
umwanzi ariko atanga igihugu. Niko tutayivuga wenda niba ari umusaza niba ari iki, ariko turi gusoma ibyanditse hano. Yapfuye ubwo aracyavuze se nabi, yavugaga nabi, ntabwo avuga nabi igihugu, ntabwo yitwagira mu bavuga ati igihugu cy'u Rwanda wacyubika wagenda kirengeza amazi, avuga ati igihe abategetsi bakwiriye guhindura ibi n'ibi. Twagira mu Faustin rero bita Rukokoma yavukiye muri commune Gishobama mu cyahoze ari perefegitura cyaho, yari perezida w'ishyaka RDI Rwanda Rwiza yashinze ari mu buhungiro, yanayoboye ishyaka rya MDR muri 92 kugeza avuye mu Rwanda 95. Yanamaze iminsi. Twagira mu rero yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma gato jenoside yakorewe abatutsi, niko hano banditse, ubwo FPR Inkotanyi yari imaze kuyihagarika no gushyiraho guverinoma y'ubumwe yari yobowe na Bizimungu Pasiteri. Mu 1995 nibwo Faustin Twagiramungu yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe, ndetse muri uwo mwaka nibwo yahunze ajya mu Bubiligi. Yareguye rero nubwo yanegujwe Twagiramungu. Hano rero iyi ni umuseke mbuzi wanditse ku iyi nkuru, kwandika ku nkuru ivuga ngo ntabwo Twagiramungu ari umwanzi w'igihugu, ntabwo ari umwanzi, yari adversaire. Vuga ku adversaire n'abantu rero ni inkuru ya Tuyishimire Raymond. Ahangaha rero baravuga yuko Twagiramungu ko atari umwanzi. None navuga bati kuri page ya Museke aravuga ati Evariste Mvate akombere se atavuze ko ari adversaire. Aho Muremyi Adolphe ndabona munangane koko ntiwumva ijambo ry'umusaza Sengo Olivier, ureke abasore nka ba Kasuku na ba Mutabazi baba baraho. Nicyo ngiye mbabwira ngo hari ukuntu FPR y'umuhanganye iramufatika guteza ziriya Kasuku zazo na turiya twana tutazi politike, abana batanazi kwandika no kuri Facebook, cyangwa se uzatanazi n'amateka utanazi n'icyo bita politike icyo aricyo, bakamubwira bati mwizere ubona azajya yandika ujye tugenda wandika umubwira yuko ari interahamwe, yanga igihugu, yanga umuntu aravuga ati hariya mu gitifu cyangwa se baranduye imyaka y'umuturage mu buryo butari buri bwo, aho kana agahita gaturumbuka nk'iyi akakaza ngo aba n'abanzi b'igihugu, ngo dore uyu nguyu ngo uri umwanzi w'igihugu cyangwa se uri iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abanyarwandakazi mujye mureba kandi tujye tureba kure kurusha uko twareba hafi, amaso yacu tujye tuya project agende agera kure. Hano bavuga ko Tito Rutaremara rero yari kocoye, ntago yababeshye, yavuze uko ibintu bibona ni nkuko abantu bari kuvuga. Hari abavuga rero bati nanjye rero ariko niko mbibona, Twagira azanywe mu Rwanda nk'igihugu. Noneho hariho bita undi bavuze ati Kasuku yarasanzwe n'ubundi amutuka ataranapfa, urumva yavugaga ngo bamuzane Rwanda. Noneho rero hano nabagenda kirabo Twagiramungu baramutukaga ati gisazo biki, urumva aho kugira ngo niba ari umuntu wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda ndetse yumva ko bari bahanganye, ni ya myumvire ya FPR kugeza iyi saha ko umuntu bahanganye nawe imbere yabo aba ari umwanzi. Mvugo tuvuga tuti ikwiriye kurangira, ikarangira burundu, ku buryo Abanyarwanda niba ari umunyarwanda yumva ko umuntu bahanganye atari umwanzi we FPR. Ibyo bintu muzabyumva, muzabireke, ndumva hari muzabyumva. Njye ntabwo nifuza ko umuntu apfa, nta wifuza ko umuntu apfa. Twagiramungu ntabwo ari umwanzi w'igihugu. Ni inkuru yakomeje gukwirakwira hirya no hino. Hari inkuru rero yigeze guhita cyerekana ko Twagiramungu ubundi na kera ari Twagiramungu wigorewe, ntabwo yaragowe, ntabwo leta yose twari ntacyo yatakoze ngo Abanyarwanda dukunde tubane. Ubona ko ari ibintu byahereye kera cyane. Reka ndebe, hari inkuru nduzi banditse ngo ni ikinyamakuru Kihera, ni ikinyamakuru bita ni ikinyamakuru gifite umutwaro uvuga ngo kubera inyungu ze bwite Twagiramungu Faustin yatumye MDR igambanira Abahutu. Hano ni ikinyamakuru ndumva ari Kangura, niba ari ikinda nuko nduzano baciyemo aho cyanditse, ariko ndabona umuntu wagisha yarinze. Noneho kandebera hano ya screeninze nabi, ariko nahanga ni ikinyamakuru cya kera nyine, urabona kuko Twagiramungu kera nyine bamufataga nk'umugambanyi. Hano reka ndebe wabaye nk'ubisi niba yasamarayiza inzano wari bitabiza turira ndetse ngo bavuga ko ntawe uba intwari akiriho.
wakunze bose utavangura, nyangabirama zirakujisha zibyungukiramo zikwirukana mu rwakubyaye kubera ubugome, ruhukira mu mahoro. Imana yonyine niye. Faustin Twagiramungu ntacyo atakoze ngo abanyarwanda dukunde tubane. Intore zamushinyaguriye nk'uko zashinyaguriye Rwigema. Ni inkuru ndeza ndende, ni inkuru nduzi ndende. Reka ndebe, hari undi nawe wari wanditse, Jean Claude Nkubito. Kitabaruka abantu benshi bashyizeho komanteri yabo. Uyu nguyu arandika ati ruhukira mu mahoro Faustin Twagiramungu. Nawe ni umunyamakuru mu Rwanda, umunyamakuru kuri BBC Gahuza Miryango. Yanditse ngo uyu munsi ku itariki ya 2 Ukuboza 2023 niho Faustin Twagiramungu yitabye Imana ku myaka 79. Si umuntu ubonetse wese, sini ntamenyekana. Ni umuntu wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda, ari umukandida ku perezida muri 2003. Nabonye Faustin Twagiramungu bwa mbere, avuga ko yamubonye ku itariki ya 2 Nyakanga 1993 ku kibuga cyari imbere y'ibiro bya komine Gafunzo. Avuga ko avuka mati mvukamo. Ubwo hari habereye rero imitingi y'ishyaka rya MDR yayoboraga muri icyo gihe. N'amatsiko menshi nanjye nagiye kureba no kumva, ndi kumwe n'abaprofeseri twakoranaga kuri icyo gihe. Nari umufarati ariko narafashe ikiruhuko cy'umwaka muzima njya kuba nigisha ishangi. Uwo munsi watumye nkora nibuka uyu mugabo nari maze igihe numva kuri radio, dore ko televiziyo yari iriho ariko zifite bake. Mu gihe rero yafataga ijambo, yari umugabo uhamye, ushinguye kandi ufite ijwi rigera kuri. Yatumye bamwe mu ntagondwa z'abasaza babaye muri Parimehutu bari baje baturutse Inyamirundi na Kagano yewe na Shangi, dore ko bamwe bari bakiri mu mitungo bambuye abatutsi bari barahunze hagati y'1959 n'1968. Hano rero iyi nkuru yumva ngira ngo hari Tito Rutayimara akimara gusoma iyi nkuru y'uno munyamakuru ashobore kuba yawugiye agakoma agatima ku byo Twagiramungu yabakoreye, ariko bya bindi byo kutava kwizima cy'abantu mu FPR. Agumya avuga ati twanga byose niho wandi twanga, ati aba ari umwanzi w'igihugu, ariko ku rundi ruhande yavuze ati ntabwo ari umwanzi ubwo no duhanganye, ariko bishatse gusobanura ko n'ubundi nibimenyerewe muri FPR guhangana nabo cyangwa kuvuga bitagenda, icyo baba kugeranya nacyo muracyumva. Yahamagawe rero kuvuga na nyakwigendera Serubyogo Zakariya, umucuruzi w'igiheki wayoboraga MDR muri Cyangugu, wishwe muri Jenoside 1994 mu ikubitiro. Afatirwa mikoro na Emmanuel Mvunabandi wo muri Igabiro bitaga Muvoma, nawe wayoboraga MDR muri Gafunzo yose, nawe wishwe mu gicuku indege ya Habyarimana yarashwemo. Abo bombi rero bishwe bari Abahutu babiciye kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho bwicaga icyo gihe. Twagiramungu yarafashe ijambo, yatangiye yakirwa n'amashyi menshi kugeza ubwo ageze aho asobanura abo baturage demokarasi, MDR iharanira. Yabanje kubabwira interuro nafashe mu mutwe kugeza ubu. Yaravuze ati Banyagafunzo, ni nuko yavuga ati Banyagafunzo, MDR iharanira demokarasi muri Repubulika. Demokarasi rero mu butegetsi bubereye bose kandi bumvikanweho ku bwiganze bw'amajwi bidashingiye ku moko n'uturere nk'uko babibamenyereje. Ati nk'uko babibamenyereje. Urumva yaje muri mitingi y'ishyaka rizarya inka, rigatwika, rigasenya, ahaguruka atahe ndabimusabye. Urumva iryo jambo ukuntu ryari ijambo rikomeye, ari ijambo ryunga icyo gihe. Hari n'ijambo daboro buriya inkotanyi zagakwiriye
ntekereza ko ari byo twagira uriya musaza Tito anubahiraho Twagiramungu, nubwo nyine ikibazo Twagiramungu bigaragara yari afite ari ukutavuga rumwe nabo nk'uko babyivugiye. Noneho rero aravuga ati ivuguruye, aravuga ati kuvangura. Amaze kuvuga ayo magambo kuri bose nta kuvangura, amaze kuvuga ayo magambo habayeho kujujura mu bantu barenga 3,000 bari aho babyigana. Abasaza bari bahari barimo n'uwari warigeze kuba burugumesitiri wa Gafunzo barikubita bahita bataha. Umusaza naje kumubona bukeye mu misa, nibuka uburyo yaraye yivumbuye, n'ubu ndacyabitekereza. Twagiramungu ntiyarekeye aho, yarabarebye bagenda ati ndorera da, yarabarebye bagenda ati dorera da, ati do ngaho nimundebere namwe, ati bavuze kuryina no gusenya barikubura barataha. Abo basaza basaziye mu ngeso mbi, ntawe basaza basaziye mu ngeso mbi ntawe bakeneye mu ishyaka rya Repubulika na Demokarasi ariko kandi demokarasi. Ati ntawe bakeneye mu ishyaka rya Repubulika na Demokarasi, ati demokarasi ariko demokarasi ariko kandi demokarasi. Amashya yongera aravuga birakomeza, asobanura iby'amasezerano yarusha, uruhare rwa MDR muri guverinoma yari iriho n'ibindi. Byanteye rero gukurikirana uyu mugabo mu mvugo ze buri munsi kugeza ejo uyu munsi yitahiye. Shima cyane ko yangaga akarengane kandi akagatunga urutoki atajenjetse. Ku muntu urengeje imyaka 50 wabaga mu Rwanda sinaba mutunguye mvuze ko Twagiramungu yasubije abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ijambo hagati y'1991 n'1994 nyuma y'uko inkotanyi ziteye bose bagahindurwa ruvumwa bakitwa ibyitso bakanabifungirwa. Yaratinyutse ati abo bantu bo mu nkotanyi muvuga ni abantu nkamwe kandi ni abavandimwe. Ari mu banyarwanda bake batumye imishyikirano yarusha iba ku buryo hari n'igihe bamubwiye ngo u Rwanda ruve mu mishyikirano kuko inkotanyi zisatira Byumba. Aravuga ngo nubwo Byumba yafatwa imishyikirano yakomeza kuko ariyo izarangiza intambara burundu. Byamuviriyemo rero kuregwa ko yatanze Byumba. Arabyumvise ni bya Twagiramungu Faustin n'uyu munyamakuru wanditse kuri ibyo. Twagiramungu rero yakunze kunyuranya cyane na bamwe mu bumvaga bazarwana kugeza ku wa nyuma, ababwira ko intambara atari umuti atari n'igisubizo, haba kubayitangiye haba no kubatewe. Na hano mu Bubiligi rero bose bamuzi nk'umusaza wabonekaga mu birori yatumiyemo akavugira abantu amagambo mu bukwe atavanguye. Yagiraga inshuti mu banyarwanda bose atavanguye, nubwo rimwe na rimwe hari ubwo yahohoterwaga mu mvugo z'intagondwa zo mu moko yose, dore ko hose zirimo. Abana bakiri bato rero bazi Twagiramungu wiyamamaje mu mwaka wa 2023 ahatana na Paul Kagame, bigatuma bamufata nk'umwanzi w'igihugu kubera iyo mpamvu, ku buryo hari n'abatabura kumwita umwicanyi kuko ataba mu Rwanda gusa. Nyamara ariko utazi Twagiramungu nawe wamurega icyaha cy'amaraso kuko yasuzuguraga abicanyi cyane akabarwanya, dore ko ataburaga no kubishongoraho. Umuntu witabye Imana rero uyu munsi ni umuntu ufite amateka mu gihugu. Ku bwanjye nakwifuza ko ashyingurwa mu Rwanda kuko yarukundaga nkababazwa nuko aguye mu buhungiro, kandi yaranaharaniye ko impunzi zose zitaha ntayisigaye kuva mu mwaka wa 1991. Nasoza rero nihanganisha abamukunda n'abo mu muryango we, nyakwigendera aruhukire mu mahoro. Imana irinde kandi ikomeze ifashe uwo bita Jean Claude Nkubito. Uno umunyamakuru bita Jean Claude Nkubito. Jean Claude muramuzi Jean Claude Nkubito yaravuga ati nari umupadiri, niba yari umufaratiri icyo gihe twose nabashe kujya gukurikira iyo mitingi ye, ndetse aravuga ati rwose Twagiramungu ari mu bantu bashubije
turashaka rukokoma n'amatora adafifitse. Ndibuka indirimbo muri mitingi za MDL, nanjye mpamya ko muze twagira mu ngo yari umunyapolitike nyawe, ariko birababaje ko atashoboye kuyikorera mu gihugu cye kuva yamenyekana muri politike. Yaharaniye ko abanyarwanda bose bagira uburenganzira bwo ariko rero niyo nakurikiye disikuru za twagira mu ngo cyangwa impaka ze, nyine hari ibyo adahuza na FPR nayo, ariko ni ikintu cyiza. turebe ibyo twagira mu ngo yavuze, cyo cyiza naho ngaho noneho uyu munsi nuko bicara bavuga bati ibyo mwirimo mwibeshya ngo muri kwibeshya kandi muri kuri nk'izuba. Ntago twagira mu ngo nko muri FPR twe tumufata nk'umwanzi w'igihugu, ahubwo tumufata nk'umuntu duhanganye nawe cyangwa se twagiye duhangana nawe mu bitekerezo, abufata nk'umwanzi. Rero ibyo ngibyo birabareba, ntaho bihuriye. Ntabwo yari umwanzi, yari adversaire. Uwo ni Tito Rutaremara hose. Mbona n'abantu hano, reka ndebe commentaire z'abantu, nibyo rwose Tito yavuze ukuri agiye batumvikana, ariko yibuke ko ari we nawe wabafashije kumva igihe bari mu mahina. Hano rero ndabona ari commentaire ya Rufumu Alexis kuri page y'abanyamakuru. None Vestine mu Rwanda aravuga ati va ku bana binganye ningayi Mariko Retu bibaze rero ati ntiwumva ahubwo kutabona ibintu kimwe cyane muri politike ntibyagombye kubyara urwango rwifuriza undi urupfu. Uyu bariganye Saint André niko yavuga Afrique la Premier. Vestine mu Rwanda aravuga ati abana biganye nuko ngaho rero abwire Makurata asibe iyo Twitter. Makurata menya yaranditse yari Twitter ya Makurata, baramutukaga bose bati niki buri aramuzi, buri abaranaganiraga. Burya abantu biganye byabo ntukabyivangemo, nagira ikintu kiza we amutubwiraho ubwo we yatuvugaga nabi. Hano rero ni kuri page ya Facebook ya Claude nanone toujours abantu barimo bakomantaho bose bati ibintu ntabwo byoroshye. Ati Inkotanyi twagira amate uyu mugabo arongera ari bikopfuye rwose. Tito yabaho, hano bita Mami Doriane avuga ati Tito yabaho avuze ibintu bizima rushyashya mwokagwa ku gasimwe ko mutandika ibi. Tito hari undi nawe barabona bari kuvuga ati mfite agahinda ko kwitwa ikigarasha bantwerera ko twagira mu ngo yapfuye. Hano rero abantu bari kuvuga ati Tito Rutaremara baramuhitana. Ndabona ari commentaire ahangaha ati Tito Rutaremara no baramuhitana. Niba barushyashya abo bana bose bakunda kubona ibintu byose bakaguruka bati mutabare dore ikigarasha niki, bari baramutije abantu kubiyumva kuba mutiza mu kwifasha abantu b'abana uzi ko batanafite inaribonye muri politike kigo batuka umuntu w'umusaza wayoboye igihugu mu bihe byari bimeze nabi, wagize ukajya kumuteza abana nk'aba ngaba. Ngira ngo ibi ngibi ntabwo ari ibintu bikwiye, ntabwo ari ibintu bikwiye, ari ibyo bahaguruka bakabahana. Ariko si babahane Jean Paul Nkundineza ntafunze ngo yatutse Jolie, kandi mu by'ukuri hari abandi birwa batuka abantu no ku bitsina bya ba nyina. Urumva rero ko ibyo bintu biba biteye ukundi kandi kuko biba ari ikibazo gikomeye cyane. Hano rero bavuga ko buriya iby'intore ni iby'intore nyine, ibyabo ngo ni ku murongo, bahora bafite uburyo babipuraninze n'uburyo bagenda babicungira hafi cyangwa bacunga bati hatagira ibyacu bihungabana. Abandi bakagumya basamye bavuga bati dore biki n'ibiki, kandi iyo baguteje umuntu kuri nyine ikerekana ko baba bafitemo gahunda, nuko nyine ntawe ushobora guhindukira nyuma ngo avuge ati ibyo wakoze ntabwo ari byo cyangwa ngo habeho no kwicuza. Abenshi nibo bavuga bati Tito niba yibeshye baramuvuna neza murumva Tito nawe yakurikiye twagira ngo ati izi ntore ziramuhitana. Niba yibeshye ariko Tito ntabwo atajya yibeshya, ntabwo atajya yibeshya. Ibyo yavuze buri afite impamvu kandi Tito arivugira. Hari abasaza nabonye bivugira ibyo bibone hano bikomeye, kandi hari nk'umusaza bite Zirampyisi ati ntore ati nta muntu utozwa, ati ntore ati muri ibi bikora iki, ati ntore ati umuntu ntatozwa arigishwa, ati atozwe muka, ati tuse ko bigenze gutya abantu bazahungira isho, ari ati ndari noza nuvuga ngo rero iyo urebye Mpyisi arivugira
Tito Rutaremara arivugira ati byagenze gutya na gutya ibintu natwe twagombaga kugira imbaraga nyine tukamenya tugakurikira hirya no hino twabikoze muri arabwenge mwubure n'uwo rero Tito ibye ntago wabyishinga. Nuko rero reka duse nabiganira ku musozo w'ikiganiro tubashimire uburyo mukomeje kudukurikira. Ngira ngo hari n'undi bita Nobo nawe niba ndibuze kubona ikiganiro cye ndumva hari aho nawe yari yavuze cyane ku bintu bya Twagiramungu uriya mureba umuryango we wabitangarije ijwi ry'Amerika nyakwigendera Faustin Twagiramungu yabyutse ari muzima ariko akumva ananiwe yaruhutse akikijwe n'umuryango we. Faustin Twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe wa mbere muri leta ya FPR Inkotanyi yashyizweho mu mwaka w'1994. Jean Baptiste Nkurindoma ari kumwe muri iyo leta ari minisitiri w'itangazamakuru aravuga icyo azibukira kuri Twagiramungu. Twagiramungu yari yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kujya ku masezerano ya Arusha. Izina rye byari byanditse muri ayo masezerano nk'uza minisitiri w'intebe w'inzibacyuho Noble Marara wari umusirikare w'inkotanyi icyo gihe yibuka Twagiramungu nk'umuntu waranzwe no guhuza abanyarwanda. Twagiramungu ikintu gikomera cyane muri jyewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho mu Rwanda itemeraga abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda babita abanyamahanga. Aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze ziragarutse tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'abanyarwanda. Ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga, kubita ko abanyarwanda ntabwo ari byo, ahubwo ni abanyarwanda b'impunzi. Tugomba gushaka igisubizo cyahuza abanyarwanda bose muri rusange. Aya ni amagambo yakoresheje mu gihe yari ari
cyane leta y'icyo gihe nayo iramubangamira ariko yakomeje gutsimbarara ko atareba ubwoko ahubwo areba abanyarwanda igihe nandi umunyarwanda yari itarabaho iyi leta y'uyu munsi ivuga. Faustin Twagiramungu yumvikanye kenshi ku maradiyo mpuzamahanga avuga imigendekere ya politiki yo mu Rwanda, yakunze kumvikana mu kiganiro Imvo n'Imvano kuri BBC kimwe n'abandi banyapolitiki bakuru b'u Rwanda. Ali Yusuf Mugenzi baganiriye aramwibuka nk'umunyakuri. Mu biganiro by'abakoranye n'abanyapolitiki b'u Rwanda navuga ko Twagiramungu yari umugabo uvugisha ukuri, uharaniye ukuri kugeza yitabye Imana no mu mpera z'ukuri. Ndibuka umunsi abyita turi mu kiganiro azwi n'abantu be bishwe muri jenoside Faustin yatakaje abantu barenga 40 azira bazize imikorere yo kuvugisha ukuri kuko atumvikanaga icyo gihe na leta yari ihari ariko yashakaga na demokarasi yakiharaniraga kandi yitabye Imana aharanira demokarasi. Yari intwari kandi azibukwa mu mateka y'u Rwanda nk'intwari nk'umuntu ntabwo apfana ijambo kuko ibintu yemeraga ko ari ukuri. Twagiramungu ntabwo yashakaga guhinduka na gato. Faustin Twagiramungu wavukiye muri komine Gisoma mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, yabaye mu badukije ishyaka MDR mu mwaka w'1991, arariyobora kugeza avuye mu Rwanda muri 1995. Akabarutse yayoboraga ishyaka Rwandan Dream Initiative rikavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera mu buhungiro. murwanya ati yakoze akazi gakomeye cyane, mwabana mwe mwega nta n'uwapfundura inkweto z'imishumi ye. Turakareba rero, reka tubashimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu, uburyo mukomeje gukora subscribe, like ndetse na share. Ibiganiro byacu biteka barindero ni Mwizerwa Silva, perezida wa PS imbera kuri Kigali mu Rwanda. Natwe ubu nabatwita abanzi b'igihugu. Icyo tuba tubwira FPR no gusubira mu barubyiruko. Urubyiruko iyo rwigishijwe gutya nibyo tubabwira tuti hari ikintu baba bigisha, kuko ufata abantu ngo ni abanzi b'igihugu, uzi kwanga igihugu. Mwigisha abanyarwanda n'izo ntore zanyu yuko ari abatavuga rumwe, ari abo muhanganye nabo mu bitekerezo nuko bashaka kubakura ku butegetsi kugira ngo bazane amahoro, aho kugira ngo mugende mwigisha izo ntore zijye zirirwa zigenda sibira bintu no kubiba amacakubiri. Tuvuze ko mu biba amacakubiri mu bantu ukurikije uko titabivuga n'abaza babivuga, ndumva sinzi niba yabagiye kuri. Commentaire nizanyu rero, mugira ibihe byiza.